Ni ibintu bimaze kugaragara yuko Afurika ifite abantu bafite impano cyane mu muziki kandi ku isi. Ibintu kubera yuko indirimbo zabo zumvwa cyane ku isi ndetse inshuro amabiliyoni. Byanagaragaye cyane yuko amasitade menshi yuzura y'aba bahanzi bakoze ibitaramo. Ndetse bamwe bafite amabizinesi yinjiza amamiliyoni menshi y'amadolari. Gusa twibaze ngo muri aba banyafurika ninde wa mbere ukize kubarusha? Uyu munsi tugiye kuba twamenya ngo ni abahe bahanzi 10 bakize muri Afurika uyu munsi. Ngende iFabrics. Duhereye ku mwanya wa 10 turasanga umuntu udasanzwe mu muziki witwa Youssou N'Dour uva mu gihugu cya Senegal. Mu myaka 40 irenga, Youssou yari umwe mu bantu bahambaye cyane mu bijyanye n'umuziki hano muri Afurika. Uyu yari afite umwihariko wo kuba yavanga indirimbo gakondo zo muri Senegal akazivanga n'injyana ya pop yari igezweho. Ibi byamugize umuntu udasanzwe cyane kandi w'icyamamare ku isi. Uyu yasohoye amarubumu menshi ndetse akora n'abahanzi benshi b'ibyamamare ku isi harimo nka Peter Gabriel ndetse na Nene Cherry. Bakoranye indirimbo yitwa 7 Seconds yabaye imwe mu ndirimbo zari zidasanzwe ku isi. Gusa twavuga ko umuziki ari kimwe mu bintu bigize ubukungu bwe kuko siho hantu hambere akura ubukungu. Kuko Youssou afite amateleviziyo n'amasitasiyo ya radiyo ndetse afite n'ibindi binyamakuru ndetse n'andi mabizinesi menshi muri Senegal. Si n'ibyo gusa kuko yabayeho minisitiri w'ubukerarugendo ndetse n'umuco muri Senegal. Ubukungu bwe bungana na miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Ibi bikamugira uwa 10 mu bahanzi bakomeye kandi bakize muri Afurika. Ku mwanya wa 9 tugasanga umugore uzwi cyane witwa Tiwa Savage. Uyu nguyu ufatwa nk'umwamikazi w'injyana ya Afrobeat muri Nigeria. Ubundi Tiwa Savage yavukiye muri Nigeria gusa nyuma asa kujya mu Bwongereza kugira ngo akomeze amasomo ye mu bijyanye n'umuziki. Nyuma yaje kugaruka muri Afurika kugira ngo atangire umwuga we. Ijwi rye ryari ridasanzwe ndetse n'uburyo yakoraga ibitaramo afite imbaraga nyinshi byamugize umwe mu bagore bakomeye muri Afurika mu bijyanye n'umuziki. Indirimbo ze nka All Over, Koroba ndetse na Somebody's Son zarebwe n'abantu amamiliyoni ndetse n'amamiliyoni menshi cyane agera mu majana ku isi yose. Ntabwo ari ngo yakuye amafaranga gusa kuko yagiye akorana n'ibigo byinshi bitandukanye ndetse akajya mu bitaramo bikomeye cyane byo bigatuma agira amafaranga menshi. Uyu munsi amafaranga ye agera muri miliyoni 22 z'amadolari y'Amerika, bikamugira umwe mu bantu bakomeye cyane muri Afurika bakize. Nyine tukavuga ko yabaye ari ku mwanya wa 9 mu bantu bakize hano muri Afurika. Ku mwanya wa 8 turasanga umuntu uzwi cyane mu njyana ya rap mu gihugu cya Ghana witwa Sarkodie. Uyu azwi cyane ku buryo arapa vuba ndetse kandi Sarkodie akaba yamenyekanye cyane aho yagendaga atsinda amarushanwa yabaga yabaye mu bijyanye na rap, kandi amarushanwa yatsinze ataratangira no kurekura indirimbo zihambaye cyane kandi zagiye zimenyekana hano ku isi. Yatsinze award menshi harimo nk'itwa Betty Awards ndetse kandi ibi bikaba byaramufashije gukorana n'abahanzi benshi bahambaye ndetse ku isi. Uvuye no mu muziki, ubundi Sarkodie afite n'amakampani menshi ndetse n'amabizinesi ajyanye n'amafashion ndetse kandi akaba ashobora no mu yandi makampani akaba anakorana mu bijyanye no kwamamaza akamamariza andi makampani. Umutungo we ungana na miliyoni 25 z'amadolari y'Amerika, akaba bimushyira ku mwanya wa 8 bahanzi bakomeye cyane kandi bakize muri Afurika. Ku mwanya wa 7 turasanga umuntu ukomeye cyane muri Afurika mu gihugu cya Tanzania witwa Diamond Platnumz. Uyu yavutse yitwa Nasib Abdul Juma Isaac ndetse kandi akura mu buzima bugoranye cyane, gusa bikaba byaramugize umwe mu bantu bakomeye cyane mu bijyanye n'umuziki hano muri Afurika. Umwihariko we mu njyana ya Bongo Flava, Afropop ndetse n'imibyinire ye byatumye amenywa n'abantu benshi ndetse anagira abafana benshi muri Afurika ndetse no ku isi yose. Indirimbo ze zakomeye cyane kandi zari zizwi cyane na benshi, na n'uyu munsi zikunzwe harimo nka Jeje wa ndetse na Yope zamwinjije amamiliyoni menshi y'amaviews kuri YouTube. Ibi byamugize umwe mu bantu barebwa cyane muri Afurika mu bijyanye n'umuziki kuri YouTube. Gusa ubukungu bwe ntabwo buva mu muziki gusa kuko afite n'ikigo cyitwa WCB Wasafi
iyi ngiyi akaba ari label ikomeye cyane hano muri East Africa yinjiza amafaranga menshi, ndetse kandi afite na Wasafi Media. Iyi ngiyi akaba ifitemo n'ibinyamakuru ndetse n'amateleviziyo. Iyi ngiyi ikaba inamufasha kuba yategura ibitaramo yakinjiza amafaranga avanye kuri YouTube, ndetse kandi yakora n'andi ma business cyane mu kwamamaza ndetse no kuyashoramo. Umutungo we ungana na miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika. Ibi bikaba bimugira umwe mu bantu bahambaye cyane ndetse kandi bakomeye muri Afurika, kuko ari ku mwanya wa 7. Mwanya wa 6 turasanga undi muntu uzwi witwa Don Jazzy. Uyu ni muri Nigeria, akaba ari umwe mu bantu ba producer bakomeye cyane hano muri Afurika, ndetse kandi bikorera. Bitandukanye n'abandi bahanzi, Don Jazzy we ntabwo akora amafaranga gusa binyuze mu kuririmba, ahubwo akora amafaranga binyuze no kugenda azamura abandi bantu ndetse akora abandi ba star ku isi. Yakoze icyo twita Maven Records. Iyi label ikaba yarazamuye abantu benshi cyane ku isi, harimo abo tuzi n'abo tutazi. Nk'urugero twavuga nk'umuhanzi witwa John Drill, ndetse n'abandi benshi barenze nawe bagiye bazamurwa n'iyi label. Nk'umuproducer nanone yakoze indirimbo nyinshi zitagira ingano zagiye zimenyekana ku isi imyaka myinshi. Ibi byagiye bimwinjiza amafaranga menshi adasanzwe, kandi aya mafaranga akaba ataragiraga ingano. Birenze umuziki, ubundi Don Jazzy yagiye afite amafaranga ahantu henshi hatandukanye, haba mu kwamamaza, mu gushora imari mu bigo byinshi bitandukanye by'ikoranabuhanga, ndetse n'izindi business zigiye zitandukanye. Amafaranga ye angana na miliyoni 35 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 5 nanone twasanga undi muntu uzwi cyane muri Afurika, ndetse nanone uturuka mu gihugu cya Nigeria, witwa Burna Boy. Uyu nta nubwo azwi muri Afurika gusa, ahubwo azwi ku isi hose. Ubundi yavutse yitwa Damini Ebonoluwa Oguru. Yabaye icyamamare binyuze mu ndirimbo ze ndetse na style ze yakoreshaga akora indirimbo ze, cyane cyane binyuze mu kuba yahuriza hamwe injyana za Afrobeat, reggae, dancehall ndetse na hip hop, akabikoramo injyana idasanzwe, akoresha n'ijwi rye ridasanzwe kandi ryihariye. Album ze zararebwe cyane ndetse kandi zigenda zihabwa ibikombe byinshi ndetse n'ama awards menshi, harimo na Grammy Award. Ndetse indirimbo ze nka Last Year ndetse na On Low cyangwa se On The Low zarebwe inshuro nyinshi ku isi. Ibitaramo byinshi agenda akoreraga mu Burayi, muri Amerika ndetse no muri Afurika byagendaga byuzura, ku buryo amastade menshi yagendaga yuzura ndetse n'amarina menshi akuzura igihe abaga agezemo. Ntabwo ari aho ngaho akora amafaranga gusa, ukagenda yakora mu bintu byinshi, harimo no kuba akora business zijyanye n'ubukerarugendo ndetse no gucuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Si n'ibyo gusa, ko agenda akora n'andi mu business yamamariza ndetse n'ibindi byinshi agenda akora. Uyu nguyu akaba afite amafaranga asaga miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika. Umwanya 4 turasanga undi muntu uzwi cyane uva mu gihugu cya Nigeria, uzwi mu njyana ya Afrobeat, witwa Davido. Davido ubundi yavutse yitwa David Adedeji Adeleke, ndetse kandi akaba yaravukiye mu muryango ukize cyane ufite n'amafaranga menshi. Gusa we ntiyajya muri business zabo, ahubwo akora indi business ye ibijyanye n'umuziki. Zimwe mu ndirimbo ze cyane zari zihambaye cyane nka Damiduro, Fari, Ifu, Fame ndetse na Unavailable zamugize umwe mu bantu badasanzwe kandi bazwi muri Afurika ndetse no hanze ya Afurika. Ibitaramo bye byinshi byagiye bigera ahantu henshi ku isi ndetse bikagenda bimuha abantu benshi bamukurikira, kandi ibitaramo byagiye bibera ahantu henshi nko muri Afurika, mu Burayi, Amerika y'Amajyaruguru ndetse n'Uburasirazuba bwo hagati. Yagiye yinjiza n'amamiliyoni menshi binyuze mu kuba yagendaga acuruza video ze kuri internet, ndetse agenda anafatanya n'abandi bafatanyabikorwa runaka ndetse n'andi mabrand menshi atandukanye, bityo akagenda akora amafaranga menshi, ndetse andi mafaranga agenda akora muri label ye ifasha abandi bahanzi kugenda bazamuka. Umutungo we ungana na miliyoni 45 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 3 nanone turasanga umuntu uva mu gihugu cya Nigeria, ndetse kandi uyu muhanzi akaba azwi mu njyana none ya Afrobeat, akaba yitwa Wizkid. Ubundi yavutse yitwa Ayodeji Ibrahim Balogun. Wizkid ubundi yatangiye kuririmba ari umwana, uko yagendaga aza atera imbere ndetse kandi azamuka akora album menshi, yagiye aba umuntu uhambaye cyane kandi umwe mu bahanzi bakomeye hano muri Afurika.
Indirimbo ye yakoranye na Drake yitwa One Dance yabaye imwe mu ndirimbo zari zikomeye cyane kandi zumvishwe cyane mu mateka. Gusa si iyo ndirimbo yonyine yasohoye kuko hari n'iyitwa Essence, Come Closer ndetse na Ojuelegba. Wizkid akora amafaranga mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, haba mu bitaramo agenda akora ndetse n'imbuga agenda ashyiraho indirimbo ze ndetse n'ubucuruzi agenda akora, ndetse n'ibyo agenda akorana n'andi makampani ayamamariza. Umutungo we ungana na miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa kabiri turasanga umuhanzi wo mu gihugu cya South Africa witwa Black Coffee. Black Coffee ni umwe mu bantu bakomeye cyane baba DJ ku isi ndetse n'aba producer bahambaye cyane, kandi igitangaje ntabwo afite amaboko abiri ahubwo afite akaboko kamwe, kuko akamwe yakabuze mu mpanuka akiri umwana, kandi ibingibi ntabwo bigeze bimuca intege. Black Coffee yinjiza amafaranga menshi mu bijyanye n'ibitaramo agenda akora, yaba ari ku DJ cyangwa se ari umuhanzi bisanzwe, kandi agenda akora n'indirimbo nyinshi ku bandi bahanzi bikamwinjiriza amafaranga menshi. Uretse n'ibyo afite amabizinesi menshi ndetse kandi agenda ashora amafaranga mu bijyanye na real estate cyangwa se ibintu byo gutuza abantu. Si n'ibyo gusa kandi kuko afite award yavanye muri Grammy. Uyu umutungo we ungana na miliyoni 60 z'amadolari y'Amerika. Bikaba bimugira umwe mu ma DJ bakomeye cyane muri Afurika kandi bafite amafaranga menshi. Rero ku mwanya wa mbere turasanga undi muhanzi ukomeye cyane wo mu gihugu cya Senegal witwa Akon. Akon yakoze indirimbo nyinshi zagiye zimenyekana ku isi, harimo nka Lonely, Smack That, Don't Matter na Right Now cyangwa se Nanana. Binyuze mu mwuga we yakoze indirimbo nyinshi ndetse agurisha n'amaalbum menshi, ndetse akora n'abahanzi b'ibyamamare ku isi harimo na Michael Jackson. Akon yakoze amareba akomeye cyane ndetse yafasha abahanzi benshi kuzamuka harimo nka Lady Gaga ndetse na T-Pain. Yishyuye amafaranga ye muri technology, mu myidagaduro ndetse no muri energy project byagiye bimufasha kuba yazamuka cyane, ndetse akora n'ikigo gikomeye cyane bijyanye n'amashanyarazi cyitwa Akon Lighting Africa. Akon Lighting Africa yamwinjiza amafaranga menshi ku buryo utanabyumva. Ubundi umutungo we ungana na miliyoni 80 z'amadolari y'Amerika, bikamugira umukire wa mbere ukomeye muri Afurika mu bijyanye n'umuziki. Wakoze kutwumva uyu munsi, njye The iFabrics. Niba ukeneye ko indi video tugukorera tubwire muri comment.